nubwo babatuka bakabatoteza, nubwo babafata nk'abatagira ubwenge, nubwo inzira ijya mu ishuri riruhije, ariko muhumure nzabana namwe. Nubwo babatuka bakabatoteza, nubwo babafata nk'abatagira ubwenge, nubwo iyi nzira ijya mu ishuri riruhije, ariko muhumure nzabana namwe. Abantumikiye ndabakunda, abantumikiye mwese ndabakunda, muhumure muzanesha, mushikame muzatsinda. Abantumikiye ndabakunda, abantumikiye mwese ndabakunda, muhumure muzanesha, mushikame muzatsinda. Turibuka n'amasezerano yagiranye namwe nanjye, turibuka y'amasezerano nagiranye namwe bana banjye. Nukuri nibuka ko ari njye wabatumye, nzahagarara ku isezerano nabahaye. Nukuri nibuka y'amasezerano nagiranye namwe bana banjye. Nukuri nibuka ko ari njye wabatumye, nzahagarara ku isezerano nabahaye. Abantumikiye ndabakunda, abantumikiye mwese ndabakunda, muhumure muzanesha, mushikame muzatsinda. Abantumikiye ndabakunda. Yesu ashimwe. Agaba Beri, Imana yo mu ijuru umugisha. Wankorera share, washaringa, yawasharinga n'abandi bakamenya ko ngiye live. Narimo numva indirimbo yanjye nshyashya, nayo ndashaka kuyikora ngo irangire nayo nyibahe mu minsi mikeya, ariko ntekereza ko izaboneka nko muri January, ariko nabwo ntabwo ari kuri. Meze neza se, weekend yarangiye, muyirangije amahoro. Icyumweru cyose mukirangije amahoro. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kugeza kuwa gatandatu, kugeza ku cyumweru, ni amashimwe. Ni amashimwe. Ufite icyo ashimira Imana rwose nta cyabanziriza gushimira ubuzima, ariko ntekereza ko ari amashimwe. Umunsi wose Imana yaduhaye ni amashimwe. Kandi ikindi mbabwiye ni uko Imana yo, nk'uko natwe tubyuka tujya mu kazi, nayo na burya akazi kayihora igakora buri gihe cyose, ntabwo igireka kugira icyo ikora. Irakora kuva ku wa mbere ikageza ku cyumweru, kandi igakorayo n'amajoro, igakora amanywa n'amajoro, kandi igakora n'ibirenze ibyo twayisabye, n'ibyo twifuza, n'ibyo tutazi. N'ibyo tutazi. Ndabashimiye. Ndumva nshaka ko tuganira kubera ko icyumweru cyagishize ndumva duherukana ku wa mbere. Waba afite ishimwe, waba afite icyo avuga Imana yamukoreye, yanakitwandikira, ntabwo ari bibi. Yatwandikira kuri messenger, yatwandikira. Waba afite n'icyo yifuza ko dusengera, nacyo yakitwandikira. Ntabwo dupfa kubivuga. Muri njye mba numva afite kwizera, sinava ngo guhagije, ariko mba numva afite kwizera, kuko nzi ko ikintu cyose tubwiye Imana icyumva. Wenda ni igikoresho kibi, ariko iracyumva. Kandi niba hari ibyo yakoze twabonye, nikise none kitazakora. Njye navuga ko am a living testimony. Ni byinshi nabonye nkorera. Ibasha rero gukora cyane ibihambaye kurusha ibyo dusaba. Imana ibasha no kuzura abapfuye. Niko Aburahamu yavuze, ngo yizeye ko Imana ibasha no kuzura abapfuye ubwo yabonaga Imana imusabye gutamba umwana we.
ngo aramujyana, ariko aravuga ngo yizeye ko abasha no kugira gute kuzura abapfuye, sibyo? Indirimbo yanjye rero mu minsi mike izaba iri kuri YouTube channel yanjye, ni ukuri mume support, mukore subscribe, musharinge, ibyo bibakeneyeho cyane. Muzaba musapotinze kandi Imana izabahereza umugisha. Nkuko ngewe ndi kureba indirimbo cyangwa event runaka, preaching, nkabona ikintu ndagikunze, nkora like nkakora subscribe, kugira n'umuntu ntagomba muzi ariko ndamusapotinga, kandi ntekereza ko namwe benshi mutanzi mumbona hano, ntabwo tuziranye mu bundi buzima, tuziranye hano. So rero mumpaye support, nta kiguzi bisaba. Niba hari abantu babasha gusapotinga abakina pornography, abavuga ubusa n'abandi ibintu bidasobanutse kuri YouTube, ukabona nk'umuntu yifotoje yambaye ubusa buri ariko afite abamukurikiye nk'igihumbi, nanjye rero numva ko nta cyababuza kubinkorera. Uzabikora wese kabisa azahabwa umugisha. Ndabashimiye. Nabibutsa YouTube channel yanjye yitiranwa n'iyo ngiyo yo kuri Facebook, yitwa Angels Ministry TV, ni Minisiteri y'Abamarayika. So urumva rero uhawe ikaze kudusapotinga. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Naje kureba ko meze neza, nanjye murabona ko meze neza. Mwami Yesu Kristo akomeje kugira neza, akomeje kubikora. Arimo arabikora pe, arimo arabikora. Intambara ntizibura, ntiyigeze anatwizeza ko tutazahura nazo. Yavuze ngo mu isi muzahura n'ibirushya byinshi, ngo ariko muhumure nanesheje isi. Ibyo yarabitubwiye, ntabwo yigeze atubwira ko tutazaca mu mazi, muzayacamo ariko ntazi icyo azabatwara, sibyo? Muzaca mu muriro, muzaca hehe, ariko niyo mpamvu imbaraga yo kwizera iri mu mitima yacu, ari tubwira ngo nubwo bimeze gutya muhumure. Imana igenda itanga ikaze, ikagenda itanga ihumure umunsi ku wundi. Ni ukuri hari igihe iminsi ishobora kuba 2, 3, ariko ntushobora kubura umuntu ukubwira ati humura bizagenda neza. Biriya ntabwo aba ari ijwi ry'ijwi ry'Imana, kuko ufite kwizera wese abona ko imbere ari heza. Imagine ko n'umuntu ufite imyaka 80 ashobora kuvuga ati bizagenda neza. So ni nabyo nje kubabwira ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Ntuza muri Yosuwa igice cya 14 guhera kuri 6 kujya kuri 11 havuga amateka y'umugabo witwa Kalebu. Kalebu rero niwe na Yosuwa Imana yakomeje kuvuga ko aribo bazagera mu gihugu cy'isezerano. Ni ukubera ko hari ukuntu Imana yabonaga imitima yabo imeze, sibyo? Hari ukuntu Imana yabonaga imitima yabo imeze, imitima yuzuyemo kwizera, imitima ivuga ati nubwo mbabara ariko ndakomeza nshikame ngende nzanesha. Nuvuga ngo sinzi ukuntu nabivuga, hari igihe ubona ukabona umuntu arahatiriza bati uko byagenda kose ahantu nzahava, kandi la majorite y'abantu bahatiriza amaherezo situation zirahinduka, usanga icyo kintu yari arimo mbere cyahindutse kikaba cyiza. Yosuwa ari igice cya 14:6 za kuri 11 iravuga ngo, titre iravuga ngo agabira Kalebu mwene Yefuna i Heburoni, ngo abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugali. Kalebu mwene Yefuna umukenazi aramubwira ati ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Barineya? Icyo gihe nari maze imyaka 40. Ijambo ndarikunda cyane. Icyo gihe nari maze imyaka 40 ngo twari tukiri Kadeshi Barineya, ngo Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu, ngo bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nabonye. Urumva ngo bukeye muhamiriza ibyo nabonye, ngo n'umutima utabeshya, ngo ariko bene data twajyanye ngo bahisha imitima y'abantu ubwoba, ngo ngewe noneho mvano yavuze ngo ngeweho, ngo ariko bene data twajyanye, mva ngo bene data twajyanye bo barafeyirinze, bagize feyi, ntabwo bakomeje guhagarara bashikamye. Kamasubiremo neza, ngo Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu, ngo bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya, ngo ariko bene data twajyanye ngo bahisha imitima yabo ubwoba, bahise bagira ubwoba, nta cyizere bari bagifite. Kandi buriya biravuga ngo udafite kwizera ngo ntanezeza Imana. Hakomeza havuga ngo
ngo bahisha imitima yabo ubwoba, ngo njyeweho ngo nomatanye n'Uwiteka, ngo Imana yanjye rwose, ngo maze uwo munsi Mose ararahira ati ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe, ngo n'iy'abana bawe iteka ryose, ngo kuko womatanye n'Uwiteka Imana yawe rwose, ngo ni ukuri igihugu wakandagiyemo. Igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, ngo kuko womatanye n'Imana yanjye rwose. Ngo nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu, none dore uyu munsi kikije imyaka 85, 80, ngo kikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi. Niko Kalebu yavuze, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi. Urabibona, ni ukuvuga ngo Kalebu imyaka yari afite 40, imbaraga yari afite imyaka 40 nizo yari agifite afite imyaka 85, kubera ko yategereje isezerano. Noneho Bibiliya avuga ngo ko njye n'umatanye n'Imana. Noneho muri Yesaya igice cya 40:31 aravuga ngo abategereza Uwiteka, gutegereza harimo kwihangana, harimo gushikama, harimo kwihangana, mbese kwihangana sinzi kundi bidefinise, harimo kwihangana, ariko nukuri bituruka kwihangana. Sinzi definition nakoresha ngo babwire ngo kwihangana biragora kuko ibigeragezo birababaza, ariko ndagira ngo babwire ngo iyo uzi neza ko nta ruhare ubifitemo kandi umwuka wawe akajya ku mutima wakakubwira ati humura bizatambuka, humura bizagenda gute, ngo abategereza Uwiteka ngo bazahinduka nk'ikizu, ngo bazasubizwamo imbaraga. Kandi urabona ko Kalebu abitubwiye ngo icyo gihe yari afite imyaka 40, ngo imbaraga yari afite icyo gihe ngo ni nazo afite uyu munsi. Naje kubabwira rero ngo twihangane, twongereho twihangane, ibyo tudashoboye tubibwira Imana kuko nibasha kuduha n'izo mbaraga zo kwihangana. Noneho katurebe muri Yesaya 40, Yesaya 40 igice cya 33 uhereye kuri 27 aravuga ngo yewe Yakobo Isiraheli, ngo niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, ngo kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza, ngo mbese ntiwari wabimenya, mbese nturabyumva, ngo Imana ihoraho, ngo Uwiteka umuremyi w'impera y'isi ntirambirwa ntiruha. Nibyo natangiye mbabwira ngo ihora ikora. Niba tubasha gukora turi abantu, nayo ihora ikora. Gusa ntitworohera kumenya ibyo iri gukora kuko tuba dufite natwe ibyo dushaka kubonesha amaso, ariko yo ihora ikora, ntabwo iruhuka, ngo ntiruha, niko birivuga, ngo ubwenge bwayo ntirondoreka, ngo niyiha intege abarambiwe. Kwihangana guhabwa intege, ngo kandi ngo utibashije imwongerera imbaraga, ngo abasore b'imigenda bazacogora, mumbabare ntituba abasore b'imigenda ngo ducogore, sibyo, ngo baruhe, ngo n'abasore bazagwa, ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'umwuka wera z'ubwami bw'Imana ziba ziri muri twebwe, naho gutegereza imyaka ibigenda ukavuga uti iki ntabwo nakigezeho, nari kubaka inzu sinabikoze, nari gushaka sinashatse, ngize imyaka 10 nta mwana, imyaka ibigenda, ariko abategereza Uwiteka gute bazasubizwamo imbaraga, ngo bazahinduka nk'igisiga, ngo bazatumbagira, niko Bibiliya ivuga, ngo bazatumbagira. Kandi Kalebu yari umuhamya, mu myaka 40 yategereje Uwiteka. Muri twe niba utegereje imyaka 40 ngo ashyire urutoki hejuru imyaka 40 yarategereje Uwiteka, arongera ahamya ko kugira neza ko Uwiteka ari kwiza. Aravuga ati nukuri n'Imana iri fideli, ati yari yarambwiye ko kino gihugu izakimpa mu mugabane, ati none imyaka 40 irashize, kuko yari afite 40, imyaka 45 irashize, ngo kandi imbaraga nari mfite icyo gihe ngo na n'ubu nizo ngifite. Uyu Pawulo avuga ngo uyu muntu wacu w'inyuma ngo nubwo asaza
nubwo asaza ariko uw'imbere arushaho kuba mushyashya, kuko uw'imbere we Bibiliya iravuga ngo tuzagira indi mibiri irabagirana. Ni ukuvuga ngo uw'imbere ni wa wundi n'ubundi uzambuka akava muri iyi si akajya mu bundi buzima, akajya muri la vie éternelle. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu wacu w'indani ntabwo asaza. Niyo mpamvu Kalebu yakomeje kuvuga ngo uko narindi nkiri nkiri imyaka 40 ngo n'ubu niko ngifite imbaraga, ariko abamurebeshaga amaso babonaga afite imvi, babonaga ashaje, sibyo? So rero naje kubabwira ngo ndabizi neza ko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, bazaba nk'ikizu. Ni ukuri ni encouragement babwira ngo mwe guca inzira aho zitari, mutegereze Uwiteka. Hari ibibazo Yesu yaravuze ngo nta kidashobokera Imana. Hari ibibazo twe tubasha kwishoborera. Murabizi ibibazo tubasha kwishoborera. Kano kanya nshobora kujya kugura inkweto z'3,000, ariko hari utabishobora. Nuvuga ngo buri wese na level y'ubuzima bwe hari ufite ibintu byamubereye ibibazo. Ikibazo cyoroshye reka nyivuge. Kano kanya nshobora kujya hara nkafata igikombe nkanywa amazi. Ntibishoboka. Hari ibyo dushoboye, ariko noneho bya ndetse ko bidashoboye, we guca hano, 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 we gushaka inzira aho zitari, we kwiremera ibintu aho bitari, we gushaka ibintu bikunezeza. Hari akajambo numvise ejo bundi ngo hari igihe lifestyle iba ari nziza, wumva ari feelings ufite, ariko ntabwo ari ubuzima bw'umwuka. Ubuzima bw'umwuka no kumva umerewe neza byaturutse ku kintu runaka biratandukanye. Ubuzima bw'umwuka harimo kwihangana, ubuzima bw'umwuka harimo kwishimuka, buzi neza ko wishimiye mu by'ubwami, ataravuga ngo washimishijwe nuko waguze ikintu. Tuvuge mwabonye ko ibintu byose tugura muri iyi si ba expire, ibintu byose ba expire, kandi umunsi wabiguze ubona ari byiza ukabinezererwa ukabyenjoyinga, ariko nyuma y'iminsi mike bikaba expire. Hari n'ibyo tuba dukeneye kongera kugura, nk'imyenda for example, urawambara ukumva ni wowe, ariko hashira nk'ukwezi ukabona haje iyindi, wenda ukumva nta gaciro ugifite, kandi wa munsi wambaye wumva umeze neza. Ni kwa kundi kumererwa neza nyine byaturutse ku kintu, ariko kumererwa neza ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, ngo bazamera nk'ikizu, ngo bazatumbagira. Abategereza Uwiteka ntibareba ngo imyaka iragiye. Ni ukuri ntibareba ngo hari umuvandimwe tuvukana yambwira ijambo, sinzi impamvu ritajya rimvamo. Bahazuma ko ntabwo muri no minsi hagaze mu gakiza ngo akomere, ariko yambwira ngo ngiye yanje naho nakwambara ibirenge nkagenda mu muhanda, ngo ntacyo bimbwiye. Niko yambwiraga. Ndamusengera buri munsi mu Mwami Yesu azongera muhagurutse ahamye uko kwizera kwe. Ati no nakwambara ibirenge mu muhanda as long as nzi ko nta muntu dufitanye urubanza. Handi bavuga ngo ngo dore ngo nabarokore. Babuze abatuzi twarakubiswe, bazi ko twaje mu kirokore kugira tugire icyo tubona, ariko ngo abategereza Uwiteka bazahabwa imbaraga. Nta zindi mbaraga, ntabwo ari uko twabonye bya bindi byose si yifuza, ahubwo ni ukuvuga uti kuko Umwami Yesu Kristo azantabara. Nicyo mpamvu ntagira gute ntamwara, kwa kumwara isi gutegereje bakagushaka bakakubura. Ngo bategereza ko agira gute, iryo jambo ndarikunda, ngo baravuga ngo burya ni Imana. Niyo mpamvu Yesu ashaka tugira ibigenzo biza mu mapagani, even if tufite ububabare bwaho bw'umubiri, bwaho bw'umwuka, bwaho bw'iki, bwaho twibaza ngo biragenda biti, ariko ni ukuri dutegereza Uwiteka ngo aza kudutabara. Ngewe ni Bibiliya yera nizeye, intangiriro kwiza mu iherezo. Harimo ubuhamya bw'abasirikare benshi ba Yesu batangiye bigoye, akarwana n'intambara. Tutangirire se kuri Aburahamu, tangire kuri ba Aburahamu, katangire kuri sekuruza w'abizera. Hagati y'isezerano rye no kubona umwana haciyemo imyaka ingahe? Yari hafite 85, abyara afite imyaka 100. Yahaciyemo imyaka 100. Na Sara umudamu n'umwana babyaye nuko byagenze. N'umwana babyaye nuko byagenze. Uzi kuruhira kugira icyuya cy'ukuntu abantu baruhira ibintu by'iyi si, ukajya gupfa nta mwana uzabiraga. Kavuga ati se urambira ngo ndi umunyamugisha gute? Ibyo wampaye nzabiraga umugaragu. Ariko yategereje imyaka ingahe? 25. Ninde turi kumwe ategereje imyaka 25? Ninde? Uyifite yavutse agerageza kugeza uyu munsi. Nabo barahari disi. Hari abantu bavutse ababyeyi bagapfa bakivuka ntibongere kubabona. Abo nabo barahari, sibyo? So ndagira ngo mbamenyeshe ko rero
nta kindi kidusubizamo imbaraga, ni imbaraga z'Imana. Gusa icyiza cy'Imana ni nziza, buri wese yamushyizemo imbaraga zo kwizera. Ntabwo zingana nk'uko ibi bishaka, ariko harimo akantu gatuma twizera. N'abapagani barizera kuko nicyo gituma babyuka bajya gutravaye, even if baba batazi icyo bari gukorera, batazi amaherezo. Abona miliyari ati nkeneye 3, yabona miliyari 3 akeneye 7, bivuga ngo muri we nta ni spirit yo kuvuga ngo ndizeye ko bizagenda gutya, nzagera kuri iki bikagenda, agahora ashakisha. Ariko ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi, ni byiza. Ni ikikwereka ko kwizera gutya Imana iba yarakudushyire mu mitima gukeye, sibyo? So abategereza Uwiteka gute bazagira gute? Bazakomera, bazagera mu myaka handi ya myaka ntuzeye ko bajya gupfa. Yabwiye abana be, arabaraga abamwe abaturaho ijambo, ariko abwira Yosefu ngo ndabizi neza ko muzava muri iki gihugu mukajya mu gihugu data yaduhaye. Kandi yaragiye gupfa. Iryo sezerano yari yararyakiriye na sekuru, ariko agiye no kubwira abana be, aravuga ati ndabizi, kuko birivuga ngo ni ubwoko bwahawe umugisha. Turi ubwoko bwahawe umugisha, naho tuzava kuri iyi si abana bacu bazagira gute? Kuko ihora ku buvivu, ni nako ihezeza umugisha ubuvivu n'ubuvivure. Kagira icyavuga ati uyu muntu agize nabi. Kera niko byagendaga mu isezerano rya kera, ariko akavuga ati ariko nagiranye isezerano na se, nagiranye isezerano na sekuru, sibyo? Ndagira ngo mbabwire ngo rero ni Imana iri fidele, Imana nziza, ni Imana kubw'urukundo rwayo hari ibyo itarebaho. Urambaza uti se ngiye ko mfite ibibazo bingana gutya, iyo Mana uvuga kubera ubusharire bw'umutima. Ni ukuri ubwo busharire Imana nishoboza nanjye rimwe nzaguha ubuhamya, nkubwire ko ubusharire nta hantu butageze, nta hantu butageze. Njye hari igihe naje gutekereza ko hari njye jyenyine ubufite, ariko ntangazwa nuko mpura n'umuntu akambwira inkuru, nkavuga Mana, iyi nzira ntabwo ngenda yicamo, sibyo? Mvuga ngo ubusharire bw'abantu buratandukanye, ko nicyo umwanzi ashaka. Umwanzi ashaka gutera abantu ubusharire, ubundi bivumbure ku Mana, baba barebere. Nicyo umwanzi ashaka, ariko ntitumwemerere. Icyiza cyonyine twareberaho, reka tutene no kwizera ibizaza, ahubwo turebe ibyo Imana yakoze, tuvuge ngo ibi n'ibi yarabikoze. Hari ikintu njya nibuka, ntabwo ndi bukivuge, ariko njya mvuga Mana cyakoze, ni ukuri nahari warahankuye, kuko najyaga ibaze ko se nabyita gutera, reka ntiye kubivuga, ariko aho hantu nari ndi umwana cyane, mfite nk'imyaka 6, najyaga kuhagwa nkanahapfira, n'abantu twari kumwe ntibazamenye ko nahapfiriye, sibyo? Ariko dore am a living testimony, ndi hano. Uzi ko Imana iyo imaze kugukiza, imaze kukwereka ko uri umwana wayo, ikwereka ibyo byose, ikavuga ati ariko wanje wibuka n'ahangaha ko twari byagenze gutya, wibuka ko n'ibi byabaye, wibuka ko n'ahangaha byagenze gutya. Noneho iyo itangiye kuva ko ibyo ivuga ubyumva, none itangira kukwereka n'amaso. Ngo ni ukuri dufite abahamya barenze umwe, ngo baciye mu kibaya, niko Abaheburayo bavuga. Bariya bahamya nubwo bahamya ibibabaje, ariko bahamya no kugira neza kw'Imana. Niyo mpamvu Kalebu yicaye. Kalebu afite kwizera kurenze. Yicaye ngo avuge ngo ariko Mana, koko imyaka 45 ntegereje isezerano wampaye itararisubiza. Ahubwo yaravuze ngo uribuka ko abo twari kumwe imitima yabo yuzuye ubwoba, atariko ngiye nomatanye n'Imana kugira ngo ahabwe umugabane yari yarasezeranyijwe. Mu myaka 40 Kalebu yakomeje komatana n'Imana. Rero natwe Imana idushoboze komatana nayo. Umwaka ugiye kurangira, hari imihigo twahize biri physically, tuzakora ibi, Imana izadushoboza. Imana ni nziza n'ubundi izadushoboza, ariko duhige no komatana n'Imana. Ni ukuri ntituve mu rugendo nta mpamvu, s'undi impamvu ni iyi, usanga nta mpamvu. Ngo abasore b'imigenda bazacogora, n'abaririmbyi harya bakira barimba ngo umwana wa Adamu w'icyatumye urindwa bigeze aha, umenya ko ari ubu n'uwagiriwe, naba nawe ujya ushimira Imana. Njye ndumva ariko bayirimbaga ngo niki watanze mwana wa Adamu. Nabo bavugamo ngo abasore n'igenda ngo bazaruha bacogore, sibyo? Ngaho intwarane harya ngo ziragira gute?
ntabwo twabishobora ku bwacu. Pawulo avuga ati nshobozwa ibintu byose na Kristo. Iriya jambo byose ni byose birimo, nshobozwa ibintu byose na Kristo. Niyo mpamvu Kristo yatugize abahamya be kugira ngo dukomeze duhereze abantu imbaraga, tubabwire ngo uko mwambutse rwa rugamba n'urumura rwambuka, uko mwatambutse hahandi naha murahatambuka. Icyo nicyo Kristo ashaka ko tuvuga, dusubizemo. Yesaya avuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, ngo yavugaga ngo yampaye uko kanze mwumve neza, ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, ngo kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ntabwo ari Yesaya yabivuga, ni Kristo wamuvugiragamo. Kandi Kristo kuri iyi saha ni twebwe, kuko ni Kristo tuvugiramo. ngo mbwirize, wumve hasi, ngo Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ahereye ku bagwaneza, ngo yantumye kuvura abafite imitima, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Yantumye kuvura abafite intimba ku mutima, abafite imvune mu mitima, ngo no kumenyesha imbohe ko zibohowe, ngo no gukingurira abari mu nzu z'imbohe. Ntabwo yavugaga prezo, yavugaga ba bantu Zaburi avuga 107 ngo abari munsi aho, babandi Satani yazirikishije ngo iminyururu. Yabandi Satani yazirikishije iminyururu. Uzi ngo prizo se ngo ni prizo yo muri gereza yonyine? Hari igihe umuntu aba mu mubabaro, mu gahinda imyaka n'imyaka. Iyo nayo ni prizo. Yahereye ku bagwaneza, yahereye ku abagwaneza ubutumwa bwiza. Arongera avuga ngo yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, abantu bakomeretse, abantu bafite ibikomere, ngo no kumenyesha imbohe ko zibohoka. Nicyo Kristo yavugiraga, n'umwuka yavugiraga muri Yesaya, ngo yantumye kuvura abafite imvune mu mitima ko no kumenyesha imbohe ko zibohoka, ngo no gukingura abari mu nzu z'imbohe, ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, umwaka w'ubuntu. Umwaka w'ubuntu turacyari mu myaka y'ubuntu, sibyo? Ntabwo ntekereza ko Imana yampamagara mu mezi angahe ntangiye gukora umurimo mu myaka y'ubuntu itirangira. Ntabwo ariyo kontra twagiranye. Twagiranye kontra ko nzavuga ubutumwa kugeza nshaje. Mu myaka yanjye yampaye, hari igihe yambwiye ati yandi uzageza iki gihe n'iki, sibyo? Kandi iyo myaka ni generasiyo yanjye, ni generasiyo yawe. So rero ndagira ngo mbabwire ngo niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo Kristo aracyari ku ngoma, uko yari ari kera, byandi twumvishe yakoreye abandi, uyu munsi niko ari, n'ejo kandi niko azahora. Reka dukorere basi muri uyu munsi. Uyu munsi Kristo aracyakiza, uyu munsi Kristo aracyomora ibikomeye. Nta wundi muntu washobora komorera ibikomeye. Abapsikologe bashaka kubikora kuko umwuka wera yabakoreyemo, ariko nta miti baguha. Bashaka kuguha, numva ngo hari imiti batanga ukanywa ukagenda mind ziyajista, ariko umuntu utanga amahoro, womora igikomere kandi ukumva ko kiromotse, ni Kristo wenyine. Ntabwo dushaka amahoro. Dushaka amahoro. Njye nababwiye ngo ndi gihamya, amahoro Kristo yarayampaye. Yampaye agakiza ke ku buntu, yangiriye neza. Yarampamagaye muri generasiyo mu banyabyaha benshi, ankuramo ntacyo natanze. Naravutse no mu babyeyi badakijijwe, mu miryango idakijijwe yaterekereye impande zombi. Hari ubwo najyaga nicara nkumva nk'agahinda karanyishe, nteko Mana kuki wampitiyemo kuvuka muri uyu muryango? Ariko niko Kristo yabishatse. Muribuka ko muri generasiyo ya Kristo harimo ahantu hari uriya mugabo Yuda yaryamanye n'umukazana we. Murumva ko kavuyo k'ubusambanyi k'icyo, ariko niho Kristo yaturutse. Ibyo byose Imana ntabwo ibireba, yo ireba icyo ishaka gukora. Ntiyitaye kuri abo bose navutseho. Ku mubiri nabavutse, ariko mu mwuka yarezi ko nduwaye, kuko Bibiliya avuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ngo ngushyiraho kuba umuhanuzi w'amahanga. Ifata Yeremiya iramutoragura, iramubwira ngo ngaho baho. Nanjye yarambwiye ngo baho. Niyo mpamvu babwira ko nta kintu Imana idashoboye. Ahantu hose waba uri, umwobo wose waba urimo, waba uwa karande, waba uw'agahinda, waba uw'ubukene, waba uw'inzara, waba uw'ibyaha, aho hose Kristo agerayo. Aho hose Kristo agerayo. Ntabwo ntibigoranye irisifi yo kuvuga ngo ndakwemereye, ndakwemereye. Buriya iriya confession muravuga ati ndakwemeye kumbera umwami n'umukiza, uba noneho ugiye kurahira neza.
ariko handi njye mvuga ngo Mana ntabara, ubuse Mana ndakwemerera, amaboko ndayamanitse, njye ntago mbishoboye, simbizi, ntago nzi ukundi kuntu nabivuga, ariko umukara nuko amatiriza kubabwira ngo nta hantu haba kure Imana itagukura. Ese uri mu nzoga zarakumunze, muziki inzoga zisazisha, Satani ni mubi, kujyana mu nzoga 24 hours ukirwamo ukazibikiramo saa 4 z'amanywa ku cyumweru ukaba uri mu nzoga, ariko aho naho Kristo abasha kuhagukura. Niyo mpamvu isi itarangira, niyo mpamvu Kristo atagaruka, kuko ategereje ko n'uwo mugeni uri aho ngaho avayo. Mu myaka itambutse 10 nanjye ntago nari nkijijwe, ariko ndakijijwe. I'm a living testimony. Ndabivuga ko bishoboka ko aho kure simpazi, aho kure ngo kuko yibwiye ko Imana ibasha no kuzura abapfuye, kuko kandi ko irabazura. Njye nababwiye ngo nemera Bibiliya. Pa Petero bari abantu bafite inyama n'amaraso nkatwe, ariko ngo bamaze kuzura umwuka arababwira Tabita ngo Tabita zuka, igihe cyawe ntikiragera. Bakora ibyo Yesu yakoze. Yesu arangije bati muzakora ibirenze ibyo nakoze. Yavuga ko tuzakora ibyo, tuzabikorera babandi bose bari under captivity, bamwe baboshye bari hasi ahantu hatagaragara. Uri hehe? Njye n'ukuri ndabarahiye, ufite ahantu hari, ufite ikintu kimugoye nyandikire, ndagisengera kandi Imana iragikora. Sinjye uri bugikore, nababwiye ko ari Imana, kuko wampamagaye abasha no gukora ibirenze ibyo dusaba. Ahantu uri ni hehe? Ikibazo wibaza cyakubereye ingorabahizi ni ikihe? Ni iki Kristo adashoboye? Ni umwami w'abami, ibitabo byinshi byaranditswe. Yes, sinanabizi, ariko abantu bakunda gusoma ibitabo, kasoma kimwe agashyiraho ikindi agashyiraho ikindi, ni byiza pe, ni umugisha. Ariko hari Kristo wavuzwe, avugwa na ba Yesaya ngo myaka 600 mbere ya Jesu-Kristo, haza muri 0 dutangira rimwe. Kristo aravugwa, nano baracyavugwa. Kandi nanjye nzahava ngire harya misere prise mpereze undi Imana izabihaye umurimo ngo akomeze ibyo nari naratangiye akivugwa. Uwo mugabo rero uvuga imyaka yose, uwo mugabo nta kintu na kimwe kimunaniye. Wemwe abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Ni icyanditswe twumva buri munsi, ariko araruhura. Kristo akiza ibikomere, Kristo akiza icyangiro, Kristo atanga sinyita amahirwe ya kabiri, ni amahirwe ya kenshi. Kristo agukuraho iriya maske y'icyangiro kikagenda, Kristo agukuraho ububi, Kristo agukura utuntu tw'utudetaye, agukuraho kunuka mu kanwa. Ako kantu se bagatekereza icyangiro, numva abanyarwanda bavuga ngo ni ukunuka igikara. Ibyo Kristo abikuraho, kuko kunuka igikara ni spirit iva kuri spiritual husband, umugabo w'ijoro, gutera kunuka kugira ngo abakugezeho bose bagende. Ibyo byose Kristo yagize gute? Yarabinkoreye. Mbabwire se, yankoreye byinshi. Nta hantu kure habaho Kristo atagukura, nta naho Kristo atakugeza, nta naho atakuzamura. Ni ukuri mureke kwizera abana b'abantu, aho amaboko yabo ageze niho bakugeza. Gusa Kristo yaje akenshi akoresha abana b'abantu, ariko mwe kubizereramo. Mureke turinde agakiza twahawe, mureke ni ukuri dukomeze dusubizwemo n'imbaraga. Umwuka wera dusubizemo imbaraga, ngo tuzakomera tumere nk'ikizu. Njyewe bivuga rigiye mba nabaye down, nibaza biramira kuki nabaye gutya kuki, ariko umunsi umwe nkabyumva mva imbaraga ntazanuza. Paulo na Petero batabagore babo batanabana batanibyo bari batunze, bajya mu muhanda. Abari badakijwe bakavuga ati ariko bari abantu Mana, cyakoze abantu barushye, ni gute bagenda bagata imiryango yabo barasinzererezi. Ariko ibyo byose barabirika, baravuga ngo uwo twakurikiye turamuzi. Bageze muri Antiyokiya bababonye yose baravuga ati yo bari abantu, baragenda nka wa mugabo. Murabyumva? Kristo nta kintu adashoboye, nta watabohora, nta watakiza. Mureke dusenge Imana itubohorere abantu bari hano baboshywe, cyane cyane za karande amarozi. Ibyo bintu ko ari bibiri, karande amarozi, ibindi barabyihanganira,
hari n'abandi bantu baboshywe n'ikindi kintu cyo guhora bajya kwa muganga gufata imiti. Icyo kintu cyo kiranakabije. Reka nzi tubasengere kuko nzi neza ko Imana ibasha kubakiza. Twinjire muri 2022 tumeze gute? Dusubijwe buni imbaraga. Hari umuntu uryamye ku gisasa badako Imana yarambwiye ngo nzakira. Akomeze yizere kandi kuko azakira. Ngo kuko Imana ibasha no kuzura abapfuye. Ngo abategereza Uwiteka ngo bazasubizwamo imbaraga. Bazamera nk'ikizu. Sibyo? Ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere. Bazagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa. Bazagenda be gucogora. Ntimucogore. Uwiteka Nyiringabo abahereze imbaraga. Se umwami wacu Yesu Kristo abahereza imbaraga. Imbaraga zazuye Kristo ziganza imitima yacu. Mwami Yesu Kristo nkweretse aba bantu banywa imiti. Bajya gufata ikinini, bajya gufata ibinini ku ndwara zitandukanye. Reka ibi bibafashe bibi bya nyuma. Aho kugira ngo bibi ibinini bigenda bavuga ngo bategereje ibindi. Bibabera umuti ubakiza burundu. Mu izina rya Yesu Kristo. Abangaba mwami baboshywe n'agahinda ko mu mutima. Imitima yarashaririye. Ntibananezererwa n'abandi. Abona umuntu yateye imbere yagize gute? Hatahati nuko bagize gutya kubera ubusharire bwo mu mutima. Abo nabo ndabakweretse Kristo. Ijambo ryaratubwira ngo muri nge muzuzura amahoro. Ngo mbahaye amahoro usi nk'ayabisi batanga. Hanze ya Kristo nta mahoro ahari. Niyo mpamvu aya mahoro Kristo wadusigiye aganze mu mitima yabo. Reka mwami ube uture mu mitima yabo, ube ubuturo. Ni ukuri ahari bananirwa kugushaka, ariko ndabibasabiye, ndabingingiye. Aya mahoro wampaye ubasha no kuyabahereza. Buzuzemo ineza, buzuzemo mwami kubaransinga iby'umwuka n'iby'umubiri. Bateye kuvunika ariko mu mitima bababaye, barushye, batishimye. Hari abantu babaho ibyo babona byose babigura, urukundo barugura, ubushuti babugura. Yesu basha kubohereza ubushuti bwawe, kuko ubushuti nyabwo ntawe ubugura, urukundo nyarwo ntawe urugura. Yesu basha kubuzuzamo urukundo rwawe rutagira ikiguzi. Ndabizi neza ko bishoboka. Ubasha kubuzuzamo mwami amahoro, amahoro menshi cyane, amahoro mu mitima yabo, aganze ni ukuri kw'Imana, kuko nzi neza ko bishoboka. Muri iyi si ntago bayabona. Bakuzeyo imbaraga zawe, kuko nanjye wankuyeyo. Abandi bantu ni abantu umwanzi yaboheye ikuzimu. Ndategetse ngo iyi migozi bafashe ibarekure. Iyi migozi y'ibishene, y'ibinyururu, bashaka kwinyagambura ngo bava aho bari bikanga. Batandukanyije n'aho bavuka. Nohereje umuriro w'umwuka wera ngo utwike iriya migozi. Utwike imigozi y'umwanzi Sekibi, kandi amaso ya Satani ahume n'ingabo ze ntakomeze kubareba. Ndabategetse bahaguruke baveyo. Ababoshywe n'inzoga, ababoshywe n'ubusambanyi, ababoshywe no kubeshya. Satani yabagize igikoresho cyo kubeshya. Ikinyoma gisimbuza ikindi, ikinyoma akagisimbuza ikindi. Yesu abo nabo bakire kubohoka, kuko mwami nta kintu na kimwe, kuko nicyo cyakuzanye waje gukuraho imirimo y'umubiri. Hari ababoshywe n'amatabi, urumogi. Iyo myuka yose nyoherejeho umuriro ibarekure. N'abana b'Imana, n'abana Kristo yagiriye ku musaraba. Ntago rwari urupfu rworoshye, rwari urupfu rw'agashinyaguro kugira ngo bose babohoke. Dayimoni zibafashe zibarekure mu izina rya Yesu Kristo. Nkweretse n'abandi bose bifuza agakiza, nkweretse abifuza ngo tuzava hano dute. Abo bose ubagenderere. Abafite indwara zo mu maraso zanze gukira, mbatuyeho amaraso ya Kristo. Amaraso ya Kristo adasaza atembe mu maraso yabo, ikibi kirimo cyose kigende. Reka mwami
uzumva rino sengesho wese azabohoke, kuko ndabizi ko ubasha gukora cyane ibihambaye, ibirenze ibyo dusaba. Ubasha kubikora. Njye yanje navuga rimwe ariko ugakora 99, kandi nabasha kuvuga ibyo umwuka nyeretse, ariko mwami nzi neza ko ubasha kureba wowe byose, kuko byose utabasha kubitwereka, ukabikuraho bitaratugeraho. Reka abazanyumva bose uzabahe kurangiza uyu mwaka amahoro. Mbatuyeho kwakira kado de Noel, bazakira amakado ya Noheli meza, buri wese azavuga ngo Noheli yangendekeye neza. Hari igihe cyabayeho mwami Yesu Kristo nkajya murumva Noheli mumva ntago inejeje, ariko nzi neza kubasha gutanga umunezero. Ndabizi kubishoboye. Mwami Yesu Kristo sinzi aho nahera mbisobanura, ariko nzi ko ushoboye, nzi ko ushoboye. Umuririmbyi yaravuze ngo urashoboye mwami Yesu ndabizi, urashoboye mwami ntakikunanira, urashoboye mwami Yesu ndabizi, urashoboye mwami ntakikunanira. Ndabizi neza ko ntakikunaniye, kandi wowe wakoze bya bindi nagiye mbona, nagiye mbonesha amaso, nubasha kubikora. Reka mwami buri wese wumva rino jambo ikiganza cy'amahoro gikore ku mutima we. Reka mwami nk'uko Hana yagize atya agahura n'umutambyi akamubwira ati giye dukubyifuza ariko amahoro akumerera, aragenda ngo kuva uwo munsi ngo uwo mudamu ntiyongera kugira umubabaro ukundi. Reka bumvira ijambo bose bateye kongera kugira umubabaro ukundi. Ndagushimiye cyane Mana nyiricyubahiro, nkuvugirije impunda, reka amashyi yose, reka mwami ibinyabuzima byose n'ibihumeka bipfukame kubw'imbaraga zawe no kubwo gukora kwawe. Urera kandi urakiranuka, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo, ukwiye kubahwa. Reka mwami ukumvishe wese azamura amaboko avuga ati icyubahiro cyose ni icyawe. Ni ukuri, reka twuzuze mu rukundo rwawe, twuzuzemo gukundana, twuzuzemo gufatanya gusenyera umugozi umwe. Reka abakristo tuteye gutungana intoki, reka ahubwo dufatanye. Ni ukuri muri ino minsi hari ikintu cyateye, ukabona umupasiteri agize ikibazo itorero ryose rimuteye umugongo rimutunze urutoki. Reka mwami nk'uko abitorero rya mbere basengeraga bagenzi babo bagize ibibazo, ngo Petero abitorero baramusabira. Reka mwami dusabirane, uguye tumuzamuza isengesho, reka tuteye kumucira urubanza. Ndagushimiye cyane mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ko uburinzi bwawe bwinshi bwuzuye ku banyumva bose n'abazanyumva. Uburinzi bwawe bagoti, umwuka w'amahoro, umwuka w'umunezero, umwuka w'ibyishimo, reka ari byo byuzuye imitima yawe, cyane cyane muri ino minsi myiza, iminsi twibukaho umunsi waje kuri iyi si. Bibiliya avuga ngo abari mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali ngo babonye umucyo. Turabyibuka, ariko bibasha no kongera bikaba preza. Umucyo ukarabagirana mu mitima yacu, ukarabagirana mu buzima bwacu, kandi uko umutima ukeye n'amaso yacu akabona ibyiza, akabona ibyo tumaze umwaka wose dusaba twingingira. Ibyo urabishoboye, kuko waje gukoma ntawe gukoma mu nkokora, uri umwami w'abami ibihe byose. Ndagushimiye, ni ukuri nakomeza nkagushima, nakomeza nkaguhimbaza, ariko ni ukuri umutima wanjye urawubona. Reka mwami nabo turi kumwe nidutandukanya bakomeze bakuramye mu mutima bakomeze bakuramye. Ndagushimiye cyane nyiricyubahiro, buzamuriye amaboko. Ni ukuri nciye bugufi kubera gukomera kwawe, nciye bugufi kubera kuko mwami urukundo rwawe rwuzuye umutima wanjye. Ndagushimiye cyane, ishimwe no gukomera icyubahiro ni ibyawe none n'ubu n'iteka ryose, amen. Ndabashimiye cyane. Juste urabizi ko ngukunda, Uwiteka Nyiringabo haze kwifuza kwawe, nzajya mpora mbigusabira. Imana ikugirire neza muri byose, mu byo ukora. Imana ikugenderere iri joro, Imana iguha inzozi nziza, kandi inzozi Imana iguha izishyire no mu bifatika, ubisarure ubibone. Uyu mwaka uzarangire kuvuga ngo amashimwe. Ndabashimiye cyane, ndabakunda. Ngiye kubabwira ko mu minsi mike nzashyira indirimbo yanjye hanze, ni 2, ariko
nongeye kubasaba support, muzayirayikinge, musharinge, muyumve. Nzi neza ko ni indirimbo ifite amavuta izabohora abantu, cyane ko abatari zavuye kuri njyewe anje ntago ari ziba zamvuyemo, n'umwuka wera aba yanyesipiye akampa ibyo kubabwira. Ndabakunda, mbasubiriremo, ndabakunda kandi umwuka wera yampaye urukundo. Urwo rukundo namwe ruganze mu mitima yanyu, kuko urukundo ni presence y'Imana. Ndabashimiye cyane, Imana yo mu ijuru biteho, mugire umugoroba mwiza. Ntabwo narangiza tudasengeye kino cyumweru. Umwami Yesu Kristo ndamwinginze ngo urumuri rwe ruzamurikire buri ntambwe z'umuntu uri kumva rino jambo, muzahaye muronke. Imana izabahereza amasurprise, Noheli tuzayigeremo twese tunezerewe twishimye. Ndabasengeye ngo uburinzi bw'Imana buzababeho, amaraso ya Kristo ndayabatwikije, ijisho ry'Uwiteka ntirikabaveho. Nirukanye amaguru y'umwanzi mu nzira muzacamo. Imigambi yose Satani afite kuri imwe n'ingabo ze, mboherejeho umuriro. Iyo myuka yose nyoherejeho umuriro, yaba Satani n'ingabo ze, zoherejeho umuriro, zihume ntizizigere zibabona. Muzakora ibyo mukwiye gukora, ibyo marayika Gabriel yazanye bizabagereho amahoro, nta na kimwe kivuye mu nzira. Icyo nicyo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Tuzongere guhura, Noel tuzahura, twongere dushima Imana ko yatugiriye neza. Nanjye musengere, ministeri yanjye Imana yagure, yikomeze, cyane cyane yagure mu mutima wanjye, kugira ngo mbashe guhabwa imbaraga zo kuyikomeza nubwo intambara ziba zimeze gutya. Ndabashimiye cyane rero, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Shalom shalom.